Rayon Sport isaro ry'Inyanza ndigipakirangirira n'abanje no gutsinda nitwa gikundiro cya ndabereye umuvandimwe wa rubanda niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banje n'abanyamakuru bari hano. Reka twongere tubasuhuze mu mukomeza kugenda mudukurikira hano kuri radio yacu, twizere ko mumeze neza kandi mukomeza kugenda mugubwa neza, twizera ko igitondo gikomeza kugenda kibabera icy'umugisha. Kuri uyu munsi turaza kugaruka ku makuru atandukanye akomeza kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport isaro ry'Inyanza. Kirisitu mwami na Muhamedi. Amakuru turi gukomeza kugenda tugarukaho ni menshi n'amakuru agiye atandukanye. Turaza kureba abakinnyi babiri b'ikipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu ni bamwe mu bakinnyi babarizwa Shyorongi. Turaza kureba ihurizo riri mu ikipe ya Rayon Sport kugeza kuri ubu ngubu. Bamwe mu bakinnyi basoje amasezerano, ekipe ya Rayon Sport iri kwibaza ese tuwagumane cyangwa se tuzane abandi bakomeza kugenda bavugwa kwa basezererwa n'amakipe agiye atandukanye. Ubahiro cyankuriye ingoma. Ubwo namwe bakunzi ba radio yacu muraca muri comment mukomeze kugenda mutanga ibitekerezo, ariko kandi ushobora no kutwandikira kuri 0788446591 ubundi ugatanga igitekerezo cyawe, ariko ushobora nyine no kutwandikira kuri iyo nimero tukagufasha kujya muri fan club. Kuri ubu hari fan club yitwa Ariyo Twifuza, abafite slogan igira iti tuzayibera urumuri no mu mwijima. Benshi muri mwere yo niyo nshuti ubu ni Leo ati muko byatura kwanyu bidutera ishema, turabizi ko abenshi muri mwereyo ariyo nshuti. Mukomeze kugenda mu byatura rero mukora subscribe, ariko kandi mwibuke no gukora konsogera kugira ngo uko dushyize ikiganiro mujye mubasha guhita mudukurikirana mu bambere mutiriwe mutegereza share. Nkuko bisanzwe rero, nkuko musanzwe mubizi, amakuru yacu tuyahera ku bitekerezo by'abakunzi ba Radio Yacu TV bakomeje kugenda batanga, abanyuze muri comment n'abatwandikiye kuri nimero twakomeje kugenda tubaha. Turahera ku witwa Milembe, uyu Milembe Sumaya yakomeje kugenda avuga ati Raoul Shungu yarabikoze, ariko simbona ari we ukenewe ubu aho umupira wo mu Rwanda ugeze. Ubungubu rero akaba yitwa Milembe Sumaya avuga ati rwose Raoul Shungu ni umwe mu batoza bakoze ibintu bikomeye cyane hano mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda, atari ko kuri ubu ngubu rwose ati aho ruhago nyarwanda igeze ntabwo Raoul Shungu yaza ngo akandireho. Ubungubu niko abibona. Abandi bakomeje kugenda batanga ibitekerezo, bamwita Komeza Innocent, twizere komeze neza muze saza komeze Innocent kabisa, umwe mu basaza bazi ikipe ya Rayon Sport, umwe mu basaza bayirebye kera cyane kabisa, akomeza kugenda atanga nawe ibitekerezo bigiye bitandukanye. Akomeza kugenda avuga ati Ganijuru ariko yaradutsindishije kuri Al Hilal Benghazi bituma tudakomeza mu matsinda. Akomeza kugenda avuga ati Modric ntabwo ari uburyo butumvikana, ahubwo football yo mu Rwanda habamo betting ivuza ubuhuha. Hano yakomeza kugenda agaruka ku kiganiro twakoze ku munsi w'ejo, dukomeza kugenda tuvuga uburyo ikipe ya Sport yabuze igikombe, nyine ko igikombe yagiteshejwe na Gorilla, aho navuze ntiyayitsinze mu buryo butumvikana. Umusaza rero Komeza Innocent bakomeza kugenda avuga ati Modric ntabwo ari uburyo butumvikana, ahubwo football yo mu Rwanda habamo betting ivuza ubuhuha. Komeza Innocent akomeza kugenda avuga ati burya Ganijuru yabanje muri Rugende, Rugende FC imutiza muri Bugesera. Nakomeje kugenda nzi ko uyu nguyu yari umukinnyi yabavuye muri Heroes ubundi akajya muri Bugesera, niko nakomeje kugenda bigarukaho. Ariko urumva ko umusaza Komeza Innocent ntago abaza amakuru ya kera gusa, ahubwo nyine tona y'ubu ngubu abakomeza kugenda bikurikirana hafi. Uyu ni umwe mu bagabo kabisa bakurikirana ikipe ya Rayon Sport hafi cyane kabisa. Uyu nguyu ni umwe mu basaza kabisa twemera cyane. Undi yakomeje kugenda avuga ati mbese abo bamburenga baza gusazira muri Rayon Sport kuki bataje kera. Nikakomeza kugenda bivuga kuri we abona yuko abitwa Bambolenga Fitina atari abakinnyi bakenewe mu ikipe ya Rayon Sport. Kugeza kuri ubu Bambolenga Fitina ni umukinnyi w'imyaka igera kuri 30 y'amavuko. Akomeza kugenda avuga ati ahubwo amafaranga tuyongere tuzigurire Muhire Kevin niwe wacu.
niko Innocent avuga. Mbibutse ko Muhire Kevin mugomba no gukora ibishoboka byose kugira ngo mumutore muciye ku rubuga rwa Gorilla Games, kuko Muhire Kevin ni umwe mu bakinnyi batatu bakomeza kugenda bahatanira igihembo cy'umukinnyi w'umwaka, aho Muhire Kevin ahanganye n'uwitwa Rumunika Jean Bosco ndetse n'uwitwa Anne Elijah. Abantu benshi bakomeje kugenda bagaruka kuri iyi kipe, kuri aba bakinnyi batatu, aho bavuze ati rwose hano uwitwa Abedi yarakwiye kuba ari muri aba bakinnyi batatu, ati rwose ati gushyiramo Ruboneka ati ntago byumvikana. Uyu musaza kandi yakomeje kugenda atanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, aho yakomeje kugenda avuga ati Rayon Sport ntabwo yatanga miliyoni 40 kongeraho na salary ye tutazi kongeraho na salary ye tutazi, murumva ko mu gihe cy'imyaka 2 yatutwara menshi cyane. Yakomeza kugenda agaruka kuri Anne Elijah, ejo ku munsi w'ejo waguzwe n'ikipe ya polisi imugura amafaranga agera kuri miliyoni zikabaka 50 z'amafaranga y'u Rwanda, ko Bugesera yatwaye 25, Anne Elijah nawe atwara 25. Uyu mukinnyi kabisa ku munsi w'ejo nahoze ndeba imikino y'agaciro, aho ari gukina mu ikipe bita Gatotito, ari gukina mu ikipe y'umugabo bita uyu nguyu akaba ari Haji Kanyabugabo. Ku munsi w'ejo banganyije 2-2, ariko kabisa nabonye ko bisa ari umwataka mwiza, niba atari bya bindi nyine wenda byo abantu bigaragaza mu makipe wenda mato cyangwa se bitewe wenda nabo bari gukina, ariko nabonye kabisa ashobora kuba ari umwataka mwiza. Ariko abantu bibaza uburyo polisi zabakinisha wenda Peter Ogbrevor bakabona ko azaba ari ibintu bikaze. Komeza kugenda avuga ati Modric have Ombolenga arashaje, imyaka 30 ni myinshi, kandi average dushaka ni 24. Ntitwifuza umukinnyi uzakina umwaka umwe akajya muri retirement. Bonika komeza kugenda avuga, akaba ari umusaza Komeza Innocent, akaba ari nawe rero dusorejeho ku bantu bakomeje kugenda batanga ibitekerezo. Musaza twemera cyane, urakoze cyane, hamwe n'umuvandimwe wita Kofi guturuka i Nairobi, n'abandi bagiye batandukanye kabisa. Ariko witwa Sharibaro yarabuze, muvandimwe wita Sharibaro guturuka Texas, uwitwa Narada Talent guturuka i Rubavu. Abo n'abantu bakomeje kugenda babura, ariko twizere ko nyine mu minsi ya vuba namwe mukomeza kugenda mwigaragaza. Reka tumanuke mu matransfer rero. Ubu ni Leo ati isi sibanira Rwanda ishaka isaro ry'Inyanza. Reka aya makuru ariko reka mere ku ikipe ya Perse. Nabonye bakomeza kugenda birukanka ku mugande bita Steve Mukwala wakinaga mu ikipe ya Asante Côte yo mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Uyu mukinnyi yagize gutya Perse iramubwira ati rwose twirakwifuza. Uyu mukinnyi yavuga ati muri tayari, Perse turi tayari kabisa. Arangije abwira ati mufite 70 se mubishyire ku meza nzitsinye. Perse ngo yasici inkera mu cyamu. Kuri ubu ngubu uyu mukinnyi akomeje kugenda abarizwa mu gihugu cya Tanzania kabisa, i Dar es Salaam, aho yagiye kumvikana n'ikipe ya Simba Sport Club. Byumvikane ko nyamara ya makipe ya Kigali niba tudashobora no kugura nyine n'umukinnyi usoje amasezerano, tujye twemera ubushobozi bwacu. Haraho ubushobozi bwacu bugarukira. Nubwo nyine Kajisho mu mpumyi ayobora, ariko nyine ugiye kureba ebana kabisa hari urwego tutarageraho. Gusa biravuga ko ngari imwe mu makipe azaba akomeye cyane, ari imwe mu makipe azaba ikomeye cyane kabisa. Reka tugaruke rero ku bakinnyi bagiye batandukanye kuri ubu ngubu abakomeje kugenda bavugwa, abo witwa Ishimwe Christian. Uyu ni umukinnyi wakinira ikipe ya Perse, ni umwe mu bakinnyi bakomeje kugenda bavugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Yewe n'abafana b'ikipe ya Rayon Sport bagiye batandukanye bakomeza kugenda bavuga ati rwose Ishimwe Christian ntago yatugwa nabi. Ati turamutse tubuze Ganijuru Eri tukabona Ishimwe Christian ntago yatugwa nabi. Ikipe ya Rayon Sport kandi ikaba iri mu biganiro n'ikipe yo mu gihugu cya Tanzania bita Geita Gold kugira ngo barebe uburyo iyi kipe ya Rayon Sport niba ari bishoboka ishobora kubagurisha nimero 3 w'iyi kipe ya Rayon Sport usanzwe ubanzamo. Uzimenyera kawunga
ubu akaba ari Leo ati bantu b'imahanga n'ibiki gisata cyose ndabizi ko benshi muri mwe nyine Rayon Sport ariyo nshuti, akaba ari mu dukomeze kugenda tubageza amakuru agiye atandukanye avugwa mu ikipe ya Rayon Sport Isaro ry'Inyanza. Byumvikane kuri ikipe ya Rayon Sport igihe yaramuka itanze umukinnyi iri kuvuga ko rwose witwa Christian ashobora guhita yinjira muri ikipe ya Rayon Sport. Ntabwo ari no kuvuga kandi umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport Ganijuru Eri, amakipe agiye atandukanye akomeje kugenda amwifuza ngo n'ikipe ya PRS burya yabiri mu makipe akomeje kugenda yifuza uwitwa Ganijuru Eri, nubwo ikipe ya polisi ikomeza kugenda imwifuza ariko n'ikipe ya APRC nimwe mu makipe gakomeza kugenda yifuza Ganijuru kuba yajya gusimbura uwitwa Christian mu ikipe ya APRC, agafatanya n'uwitwa Niyomugabo Claude. Uyu Christian yagize gutya agana n'ikipe ya APRC bamuha amafaranga, aravuga ati amafaranga rwose ni make cyane, ntabwo ngewe aya mafaranga nayasinyira uyu mukinnyi. Ikipe ya APRC yamubwiye ati none niba utari tayari kubasinyira amafaranga bugiye ujye aho bayaguha. Amakuru akomeza kugenda avuga ko uyu mukinnyi yikojeje Kacyiru ku ikipe ya polisi, ageze ikipe ya polisi iramubwira iti twe turagukubita miliyoni 7 udukinira imyaka 2. Musore ahise ahindukira asubira mu ikipe ya APR abwira ati rwose ati ibyo mbonye Kacyiru kabisa bingana gupfusha imbyeyi. Arangije ikipe ya APR aramubwira ati natwe nta gahunda tukigufiteho ikomereza. Kuri ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport akaba ari imwe makipe akomeje kugenda avugwa kuri uyu mukinnyi kuba yaza muri ikipe ya Rayon Sport. Ese abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport muramubona gute? Ese uyu murabona ari ku rwego rw'ikipe ya Rayon Sport? Ntabwo ari gusa ukomeza kugenda avugwa, reka duce mu bandi tutagiye muri detaye, reka tujye kuri yitwa Ombolenga Fitina. Twakomeje kugenda tunamugaruka ku munsi w'ejo, abantu bati Modric ati ibyo ni ibihuha, ariko Ombolenga Fitina ni umwe mu bakinnyi bakomeje kugenda bifuzwa n'ikipe ya Rayon Sport nyuma y'uko ikipe ya APRC inaniranywe n'uyu mugabo bita Ombolenga Fitina kubera impamvu twakomeje kugenda tugaruka ku munsi w'ejo. Harimo n'impamvu y'uko uyu mugabo rwose yavuze ati nta kuntu mwajye muzana abanyamahanga ngo mubaha amafaranga y'umurengera, twebwe mudusinyishe ku dufaranga dukeya. Ati bitwe ntago tubikozwa. Ombolenga Fitina ati rero ati nge ntago nzasinyira amafaranga make. Ikipe ya PRC yati ngaho nawe ujya gushaka aho baguha menshi. Ni mu gihe byakomeje kugenda binagaragara ko uyu mugabo yakomeje kugenda agira ngo ikibazo cy'imyitwarire byatumye atanakina irushanwa rya Mapinduzi Cup. Ntabwo ari we gusa ukomeza kugenda avuga gusohoka mu ikipe ya PRC, harimo benshi bayishimwe Pierre. Abo bose bakomeza kugenda avuga mu ikipe ya Rayon Sport, nubwo ikipe ya Rayon Sport ivuga ko rwose uwitwa Ishimwe Pierre atari ku rwego rwayo. Ntabwo ari Ishimwe Pierre gusa ukomeje kugenda avugwa, haravugwa n'uwitwa Alebaka. Uyu nguyu abantu benshi bari bazi ko kwitonda Alebaka ashobora guterekeza mu ikipe ya polisi igihe ikipe ya PRC yamusezerera, ariko ikipe ya polisi isa nkaho yakomeje kugenda ibinyomoza nyuma y'uko iguze uwitwa Ojera Joachim, ndetse kuri ubu ngubu ikaba itegereje n'uwitwa Richard Bazomba Kirongozi. Byumvikane ko rero uwitwa Alebaka nta mwanya afite mu ikipe ya polisi. Ni mu gihe kandi ikipe ya polisi isanzwe ifite n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye kabisa, abitwa ba Jibril Akuki, abo bose n'abasanzwe baca kuri uwo mwanya, ndetse n'abandi benshi bashobora guhengeka kuri uwo mwanya. Ikipe ya polisi ikabona yuko uwitwa Alebaka nta mwanya afite. Abantu benshi bati Alebaka niyigiye mu ikipe ya Rayon Sport, ndetse byakomeje kugenda binavuga ikipe ya Rayon Sport rwose yabarateye intambwe yegera Alebaka, nubwo bamwe bakomeje kugenda bavuga ati rwose nta mukinnyi uvuye mu ikipe ya PRC ushobora kwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport. Gusa ariko ikipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu bari kureba abakinnyi bafite, bakibaza bati ese twongerere amasezerano abo dufite cyangwa se ahubwo duhe ikaze abari kugenda basezererwa muri aya makipe. Ni ibyo abantu benshi bakomeje kugenda bibaza. Gusa ariko nanone wajye kureba ku bushobozi, abenshi bati wagura umukinnyi ukinira n'ikipe y'igihugu aho kugira ngo wongerere amasezerano umukinnyi usanzwe nyine ari umukinnyi uri aho ngaho udateze no guhamagarwa mu ikipe y'igihugu, ngo nuko wenda ngo utagura abakinnyi basezerewe mu ikipe runaka. Atafazari wagura umukinnyi usanzwe ukinira ikipe y'igihugu, byibuze we uko biri mentalite ye biri hejuru ugereranyije n'umukinnyi nyine uba udafite n'intego zo kuzakinira ikipe y'igihugu. Amakuru akomeza kugenda avuga ko abakinnyi babiri bakina ikipe ya Rayon Sport, uwitwa Tisenge Arsene ndetse n'uwitwa Tegekimana Bonheur, ari bamwe mu basore kuri ubu ngubu bamaze guhabwa ikaze Ishyorongi, aho babwira ati rwose amuhawe ikaze hano Ishyorongi, ati turabifuza cyane. Bikaba byumvikana ko rero abo bakinnyi kuri ubu ngubu rwose badafite n'amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport, ndetse ikipe ya Rayon Sport witwa Tegekimana Bonheur we yamaze kumusezerera, uwitwa Tisenge Arsene ntiramwongerera amasezerano. Byumvikane ko ni bamwe mu basore bavugwaho kujya Ishyorongi.
amakuru ni menshi kabisa y'amatransferi. Reka ariko tubashimire abantu mama bakomeje kugenda mutwereka ko turi kumwe 5 kuri 5 kabisa. Tubabwire yuko mu biganiro byacu biri buze ebana kabisa tubakubite amakuru agezweho. Turakomeza kugenda tuyabashakira amakuru avuga mu ikipe ya Sport n'ahandi uzigera basanga uretse kuri Yacu TV. Imana ikomeze kugenda ibarinda. Kwibire mu birere